hoteli n'ahandi barakazi nagapapuro kaba kanditseho ibintu biri mu ubwo bukwe by'ibinyobwa bagashyiraga kuri buri table ukareba icyunywa ukagituma bakakizana hari imashini zikora kofi cyane ko n'imvura yari yanaguye hari hakonje icyayi mbese byari ibintu byiza hari ahantu hari akantu uvuze kajyanye n'umutekano igihugu cy'u Rwanda ntabwo gifite umutekano ku buryo byasabye ko ba nyir'ubukwe bishakira undi mutekano uhambaye. Ntabwo igihugu cy'u Rwanda kibuze umutekano niyo mpamvu dufite abapolisi n'inzego za leta zigiye zitandukanye ariko umenye ko umupolisi ahatari nawe wicungira umutekano ariko ubu hari umupolisi dufite urara ku rugo rwa buri muntu dufite abapolisi bashobora kurinda akagari umurenge ariko nta mupolisi tugira urara kuri buri rugo nawe bituma tuzana amabawusa mu ngo nawe ubu murinzi w'urugo rwawe Mutesi rero nk'umunyamakuru nk'umuntu uba kuri iyi mihanda w'umusitari ubukwe bwe yagombaga kubushakira umutekano w'umwihariko n'iki cyamuteye gushaka umutekano kubera iki rero Mutesi yagombaga gushyira umutekano mu bintu bye mbere na mbere urabizi ko mu bukwe hari igihe rwose haza abantu bateza akavuyo pe turi abanyarwanda twese turabizi ntabwo ibintu byose bisaba umuteguro Mutesi nk'umuntu w'umusitari yagombaga gushyira umutekano ku kintu kijyanye n'ubukwe bwe cyane cyane umutekano nabonaga uri he ntabwo ari uwo gukumira abantu ngo batiyarurira oya nta nubwo ari uwo gukumira abantu ngo batishima bashyizemo igisirimba ngo tubyine oya umutekano wari uri ku kintu bita kamera ku kintu bita kamera telefone naho hari umutekano honyine ahandi rwose wariserevuga ko ushaka ukaka amaji 5-6 ukanywa ariko twagera kuri telefone cyangwa kuri kamera muvande ntago byari byemewe gukamera ntibyari byemewe gufata ifoto ntibyari byemewe mbese umuntu wafashe ifoto cyangwa agafata akaganira yagafashe umugeni n'umukwe batari bazi ariko umukwe akimara kwinjira n'umugeni ntago byari byemewe gukura telefone yawe mu mufuka gushaka mu bintu bye kuko abaye ataramborotse none se abatamborotse bose bo yaratumiye rega ntago mbizi hasibiye ntago abatumiye oya nitujya ku uyu nguyu n'umuhungu we niko bagitinga bagitinga ko ari umuhungu we abana ba Pastor Mutesi ni benshi ariko ntago bari guhabwa invitation nanone watumira umwana mu bukwe umwana arizana mu bukwe abari iwabo ahubwo kuba bano bataragiye ahubwo bazasonana umubyeyi impamvu bataje mu bukwe bw'umubyeyi wabo wenda nkanjye bategura ibisobanuro hafi aho nkanjye Apostle ibisobanuro byo guha umubyeyi impamvu mutitabira ibirori bye kuko nta mubyeyi utumira umwana nkanjye nicyo kintu nibaza nta mubyeyi utumira umwana aza abari iwabo ahubwo akagaragara no mu mirimo twikomereze Apostle utaha ubu bukwe yego uri mu bantu batumiwe cyangwa wagiye ugiye kuvumba yandi mu bantu batumiwe uhabwa invitation yes nahawe n'impano kimenyetso cyerekana ko natumiwe ntitumiye nuko nanahawe n'impano ku rutonde rw'abantu bahawe impano narindimo turaza kukagera cyuko ntitumiye turaza kukagera kuko bivugwa ko mu bantu bose bari muri ubwo bukwe hagezweho umwanya w'impano uri mu bantu bagiye guhabwa impano ngo kubera imbaraga zikurimo zitari imbaraga ngo z'umucyo ngo impano yakirira mu mwijima w'abantu yakiriye mu mwijima umuriro ngo wagiye turabisubiramo nitubigeraho ubwo ngo turaza kuhagera turabishyiraho umuki ibyo bintu ahubwo rero amakuru aturukayo avugwa ko hari abatangiye hari abafunzwe hari n'abafunze inguni ngo mu bafunze inguni harimo witwa ngo Apostle Mutabazi wari ufunze inguni ngo n'umudiaspora wari waje kugira ndibaza ubukwe bwa Pastor Mutesi habaye ikintu cyo kwasambanira byagenze gute mana nyagasani iriya sare bakoremo ubukwe ni sare nini cyane ni sare nziza katubwira abantu badukurikiye Bishop Gerard yari mu bukwe koko ntabwo mbihakana yari yicaye no kuri tebo y'icyubahiro hayi tebo niho yarari yanagiye nasengera ceremony mo hagati nkuko bamwiyambaje yego tugeze mu gihe cy'impano koko Bishop Gerard nta mpano bamuhaye ariko amakuru avugwa ko ngo impano yari bwakirire hariya bwarakeye bayimusangisha mu rugo abantu bayakiriye rwose urumva ngewe rero ntabwo nigeze mbona Bishop Gerard muri sare bamuhamagara ngo nazagire gute yakira impano ku buryo harimo n'abantu bagiye babishije bavuga ati Pastor Mutesi Gerard yari nk'umubyeyi we ese kuko batanze impano mu byiciro bibiri impano bayimusangishije mu rugo butuje ayo makuru nayo ndayatanga ariko nibyo numvishe byavuzwe na Claude
yavuzwe na Claude mujye kwikaze TV Rwanda murabisobanukirwa impano yahawe ubukwe bwaraye bushoje. Ceceka se nyine wumve. Noneho batanze impano kubera impano nyinshi zari zihari zirenga magana 200 gutyo na 100. Batanze impano mu byiciro bibiri. Batanze impano mu byiciro bibiri. Njewe bampaye impano mu cyiciro cya mbere. Bayiguha mpande barampamagara ati tugiye gutanga bageze ku cyiciro kwanza tugende buretse we guhabwa impano na Pastor Mutesi wayihawe nkande wayihawe nk'umuntu muhuje igikomere mwafatanyije kwihangana wayihawe nka nyina wabo wayihawe nka nyirasenge wayihawe nayihawe no kuvuga ngo nge nayihawe mu cyiciro oya nayihawe mu cyiciro cy'abantu basenge bafashe Pastor Mutesi gusenga kuko bagiye bavuga ati umuryango urabihakanye se wari uhari reka twigendere buretse twigendere hoye umva kubwira kumenya niba mwebwe byari ibyiciro buretse kiragikomere nuko ari bo bantu nyine yisangagamo cyane kuko nawe aricyo cyiciro yari arimo naho ubundi kuba abantu natwe twari dufite gahunda zo kumutahira ubukwe ariko muri bura bwaremo n'abantu bubatse ko natwe twari kubanza tugasenya kugira hari n'abantu bubatse amafamiye yari arimo abagore n'abagabo bari barimo ahubwo we nuko uvuze ati igice kimwe cyari kirimo ni abantu b'abadivorce nyine nabo bari barimo nk'umubyeyi bambariye Jackie yari arimo cyane bikomeye yawo ntago yabura ntago yabura reba mama Sava hari umugabo afite ngahora Jackie hari uwo afite wowe bari mu ibara ry'abantu badafite abagabo Apostle Mutabazi nta mugore afite Gerard twikomereze none ureba muri sare rimwe abantu igihumbi ukuntu muhambaye Pastor Claude waririmbye inshuro nyinshi ko ari musaza wa Pastor Mutesi kubera ikosa gusa ryo kuba afite urugo yahejwe kugera muri ubwo bukwe ariko nyagasani Ezekiel wagiye kwa Pastor Mutesi tugasangira ishuri irenze imwe kubera ko nubatse ariko Ezekiel ko ndi kumva ya myuka itangiye kugufata turabigira dute turabicubisha kwigana harimo abantu benshi bari mariye benshi bari mariye bari barimo ahubwo ngo ngabo nuko arabuze nase muri sare rimwe abantu igihumbi bose n'abadivorce noneho yambariye n'abakobwa bangahe bakobwa bane ububatsemo ninde bakobwa se wabubatse oya binyine yambariwe n'amafaze ane harimo faze y'abamama bakuze faze y'abajene mama abandi faze y'abantu b'utuyumbo n'abafiye doneri n'abakobwa nyine bano tuno dukobwa duto tw'imyaka nka 20 abakobwa b'amasugi se amasugi nyamasugi nko bambariye akanywera no ku nkongoro kubera iki mu muhango wo gusaba no gukwa atigeze ahererwa impano ku karubanda ahubwo impano akayisangishwa iwe kera abantu bataramenya agakiza Yesu atarinjira mu mitima y'abantu mu bakera mu basaza mu bakurambere ba kera abaga ibyo bitaga kubandwa biriya rero kuba bizi neza hari icyo bivuze kuri Mutesi na Gerard ku nkongoro n'inkoni n'ingofero biriya hari icyo byari bivuze kiriya gihe hanyuma kuba Gerard atarahawe impano muri reception hariya mu bukwe mu gusaba no gukwa ni nk'uko Ntaganda Papa Darirene atahawe impano Papa Darirene bazarugire niba Papa Darirene hari impano yahawe Papa Darirene ninde hariki Papa Darirene ngo ntawazi ninde Papa Darirene ni yitwa Ntaganda Kalise niwe ngo ntawamuzi ntabwo yari ahari no mu bukwe ntiyari ahari bamwe baravuze ngo yari ahari ariko mu kanya baraza kumva ikiganiro cya Papa Darirene ku Ikaze TV Rwanda ivuga ko yishimira ubukwe bwa Pastor Mutesi mama w'abana ibyo ni ibiti muri bosha mama w'abana urumva ndakumva
hanyuma rero kandi akagaragaza ko n'intwererano yiwe yayicishije ku rubuga yayishyize kuri nimero ya Pastor Mutesi Imana mu mugisha wa mupapa. hanyuma akaba yishimira abantu bose batashye ubukwe bwa Pastor Mutesi akabasabira umugisha. Amen. Impamvu watatashye ubukwe avuga yuko yari ari mu kazi kenshi kandi gakomeye kandi ameze muri iryo joro ry'urukundo saa 4 nuko abantu bazaba bambaye. Ariko buri wese ashobora kuzaba afite uwo bari kumwe. Ntabwo byanditse kuri invitation. None se niba ari ijoro ry'urukundo romantic ntawe uzabijyamo uzaba uri kumwe nande. Nose ngiye kuba ndijyanye bibuje ko nta rukundo mfite. Oya Pastor Mutesi azaba ari kumwe n'umugabo we. Aya ntabwo byanditseho Fred. Fred mukazajyana. Nta muntu ntabwo byanditseho ngo ntabwo umuntu wenyine kandi umuntu nta muntu ajyana Damuru. ntabwo byanditseho tuzajyane. Mutesi nimubeshyira ntabwo handitseho ko ari amakupura agomba kujyayo. Tuzajyane. Tuzajyane. Nese twese ko dutume twabuzwa n'iki kujyayo. Nkugiriye agahinda. Agahinda k'ikisi. Ku buryo abandi bazaba bari mu rukundo. Bari kumwe n'abasheri babo. Wowe uraho. Oya sha ntabwo nake. Nibi fanta bya koka. Ararara niki kikubwira ko ari fantasy. Yego ara. Iki kubwira ko ari fanta. Agasembuye karimibanga apana fanta ji bari kujya bakora hariya zibifite habaye hari Bavaria na divayi hakaba hari divayi n'indi ntabwo bizi pe amakuru ya hariya sinyaze ntabwo nishinzwe gutegura ntabwo ngiye ushinzwe gutegura menu ya hariya reka twikomereze ndagaruka kuri uyu mwene data Bishop Gerard yego Mugisha wakomojeho uvuga yuko impano ye bambura Mutesi none ntayo neza ubwo yambariwe n'amasugi we yari si isugi se Pastor Mutesi ni isugi yego da ni isugi imbere ya Ferdinand none kuri yo nanjye ndiyo da none ariko Pastor Mutesi ni isugi uri isugi ndi isugi da none se nyere ko umugabo uri kunsugira aho ngaho ari hehe se nubwo ari nyere ko umugabo uri kunsugira kugira ushinje ko ntari isugi noneho sasa ndi isugi Pastor Mutesi ni isugi imbere ya Ferdinand amen ubundi ariko guhera ku cyumweru ntabwo tuzongera kumwita ko ari isugi ngo kuhigima urabizi neza mujye muvuga amakuru muzi mujye muhagarara ku makuru muzi ikomereze twe turi kwiganirira kandi twirinde rwose gukora amakosa muri iki kiganiro yego pe kuko twanagisengeye gutuma Apostle atazasubira gutaha ubukwe ahubwo yabibabaje tumukoresheje ikosa rituma ntazongera gutaha ajya muri dote ariko resebusiyo iriya religion yo kugira nyiburemo n'amakanzu n'aya makanzu muri romantic dine hari aho turiteguye bakaba imituku twabera gusatira amakuru ndimo ndakandagiraho avuga ko umuhango w'ubukwe noneho nyirizina uzaba mu buryo bubiri kandi ukabera ahantu habiri hatandukanye ko bizagenda gutapo mbonje wa makuru ufite nta yandarenze kuri ya invitation imeze Deraiti Hotel hari marinani reception izabera kuri Deraiti Hotel saa 8 saa 9 ariko saa 4 z'ijoro hari ikindi bita romantic dinner cyangwa se after party wenda niko twabyita saa 4 z'ijoro ariko noneho kuyikandagiramo kuba wambaye umwenda w'umutuku ku mugore cyangwa umweru nibara rimwe ku mugabo umukara cyangwa umweru nuko amenye ko wadivorosheje ntazisanga mbivuze ngahita ngendera akada myukange ntago gifata abandi bantu kandi nguroga sha ibyo bintu turabivugaho hano banyereka umuntu naroze aze hano mu kiganiro nshinje Apostle by'umwihariko wanga amazimwe abantu ngo habona ngo haye ikaze muri iki kiganiro kuri izi kamera zose cyatumye ngutumira yego kugira ngo nganire nawe sinicazwe no kukuvuga mvuga ibyo numvise yego ahubwo nkubaze ibyo numvise nagiriye amatsiko ahumvisha iki rero mugabo mwiza abanza usuhuza abadukurikiye
ndabasuhuje mu izina rya Yesu abantu bose badukurikiye kuri aya macano yose yavuzwe niyangiye Apostle Rosine Official Imana y'amahoro nibane namwe Apotre Rosine ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Uyu munsi ngo haye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Ndashima Imana pe. Ikibazo cya mbere rero reka tubanze dusenge. Yego pe nukuri. Tubanze dusenge tubanze dusenge iki kiganiro. Ikiganiro bitangije uburozi ntago twabura kugisengera. Abantu bataza kuza kugira ngo ko kuri umurozi. Ngo pe. Tubanze dusenge. Nje ndi kukubaza sindi kugushinja. Yego. Ariko reka tubanze dusenge. Turagushimiye data wa twese mwiza izina ryo nirihabwe icyubahiro. Ni wowe dukesha kubaho mwami Imana. Mpano y'ubuzima turayigushimiye amanywa nijoro. Niyo mpamvu turi hano turasengera abadukurikiye nyaguhora ku ngoma Imana ngo bahaze ibyiza kandi ujyunezeza imitima yabo. Twinjiye muri iki kiganiro rero nyaguhora ku ngoma Uwiteka turahamagara mwuka wera w'Imana kugira ngo abane natwe akiyobore kuva tugitangira kurinda dushoje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amena amena. Turi kumwe na Apostle Rosine. Apostle Karame. Uri umwe mu bantu batashye ubukwe bwo gusaba no gukwa. Mu muhango sabura uba ari umuhango wera cyangwa umuhango wera no gusezerana imbere y'Imana? Umuhango wera no gusezerana imbere y'Imana uriya no umuhango wo gukwa. No muhango ntabwo ari umuhango wera urebye. Umuhango wera no gusezerana imbere y'Imana. Akaba ariyo mpamvu havuzwemo igisano n'amarozi. Mbo tuvuze ko kubijyanye n'amarozi no mu rusengerazamo. Kandi no haba no mu byumba by'amasengesho, haba no mu kiliziya, haba no muri zisengero zacu. Amarozi naho azamo kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo abana b'Imana bateranye n'abasatani baraterana. Rero kandi uburozi ntabwo bwizana buzanwa n'abantu. Urumwe mu babyeyi b'abakozi b'Imana bagize umugisha wo gutaha ubukwe bwo gusaba no gukwa kwa Pastor Mutesi. Ariko urumwe mu bantu bashoje uwo muhango ushyirwa mu majwi mu bitangazamakuru bitandukanye. Yego. Mu buryo butandukanye. Hari n'abatarigeze batinya kuvuga yuko ari wowe wari uhagarariye aba ex b'umugabo warongoye Pastor Mutesi. Ngero uhagarariye aba ex be ngo nicyo cyatumye ujyana uburozi. Nyagasani Imana. None mwaburiye ko hari harimo aba ex ba Pastor Mutesi? Ba Fredina. Aba ex ba Fredina? Njyewe se nakundanye na Fredina. Nibyo nshaka kukubaza. Yesu Kristo w'i Nazareti ntari mu muryango wa Yuda. Umva wakagira Imana we. Fredina namumenye umunsi wa mbere mubona n'amaso yanjye yangaye. Nuriya munsi wo gusaba. Wonyine undi munsi muzi ku mafoto. Muzi bamuvuga izina ngo Fredina, Murindwa Fredina. Ntago Fredina muzi nitwigeze dukundana ntiyanterese uriya mwana w'Imana rwose. Fredina ntabwo yigeze ntereta ndi imbere y'ubwoko bw'Imana. Tubwire umuhango wo gusaba no gukwa kwa buriya bukwe byari byifashe gute ubundi? Yuko twinjira in deep y'ibindi bintu byagiye bivugwa, byari ibintu bimeze gute, bifite iyihe shusho? Bari bemerewe kugera muri ubwo bukwe, bari bantu ki? Umukozi w'Imana kuki habayeho guhezwa kwa bamwe batiyumvisha impamvu y'ubwo bukwe? Nkurikije ukuntu rero buriya nanjye ntuye Masaka kandi na Mutesi atuye Masaka n'ubukwe bwabereye Masaka. Ni hafi rwose yo mu rugo ndi mu bantu bageze no kuri sare karepe. Ndi gusengera kuri sare ndeba uko ibintu bimeze. Ndi no mu bantu bagiriwe umugisha gukoreshwa ikiganiro bwa mbere kivuga ku bukwe bwa Mutesi butari bwanatangira kuri Hara TV. Buriya bukwe urebye umuteguro wabwo mu by'ukuri kintu cyo navuga buriya bukwe first of all bwari buri mu Imana. Kabiri bwari ubukwe bufite amafaranga. Gatatu bwari ubukwe burimo abasirimu. Bwari ubukwe burimo ikintu bita umutekano ku rwego rwo hejuru ntigeze mbona. Wenda tuvuze ibyo bintu bine ibindi byagenda biza kuzira muri ibyo ngibyo bine mvuze. Bwari ubukwe burimo ibyo kurya n'ibyo kunywa wa muvandimwe we. Nabonye buffet iriho ibintu ndavuga Mana aha ni kana tugeze ni mu ijuru nihe? Hari buffet iriho ibintu byitwa ibiryo, imbuto, dekorasiyo
mana nyaguhora ku ngoma imodoka nkundira barokore baba mana we ikintu cyitwa ibiryo iyo tuje mu bukwe cyambere iyo tuje mu bukwe tuba tuje kurya no kunywa n'ibirori no kwishima ese ubukoresha ubukwe ntuteke ntiturye ntitunywe wagize ngo ntibyabiri ibibazo noneho kandi gashya kari kanahari hari buriye cyo bita meni abantu bamenyere kujya muri hotel n'ahandi barakazi nagapapuro kaba kanditseho ibintu biri mu ubwo bukwe by'ibinyobwa bagashyiraga kuri buri table ukareba icyunywa ukagituma bakakizana hari imashini zikora kofi cyane ko n'imvura yari yanaguye hari hakonje icyayi mbese byari ibintu byiza hari ahantu hari akantu uvuze kajyanye n'umutekano igihugu cy'u Rwanda ntabwo gifite umutekano ku buryo byasabye ko ba nyir'ubukwe bishakira undi mutekano uhambaye ntabwo igihugu cy'u Rwanda kibuze umutekano niyo mpamvu dufite abapolisi n'inzego za leta zigiye zitandukanye ariko umenye ko umupolisi aho atari nawe wicungira umutekano ariko ubu hari umupolisi dufite urara ku rugo rwa buri muntu dufite abapolisi bashobora kurinda akagari umurenge ariko nta mupolisi tugira urara kuri buri rugo bituma tuzana amabawusa mu ngo nawe uba umurinzi w'urugo rwawe Mutesi rero nk'umunyamakuru nk'umuntu uba kuri iyi mihanda w'umusitari ubukwe bwe yagombaga kubushakira umutekano w'umwihariko n'iki cyamuteye gushaka umutekano kubera iki rero Mutesi yagombaga gushyira umutekano mu bintu bye mbere na mbere urabizi ko mu bukwe hari igihe rwose haza abantu bateza akavuyo pe turi abanyarwanda twese turabizi ntabwo ibintu byose bisaba umuteguro Mutesi nk'umuntu w'umusitari yagombaga gushyira umutekano ku kintu kijyanye n'ubukwe bwe cyane cyane umutekano nabonaga uri he ntabwo ari uwo gukumira abantu ngo batiyarurira oya nta nubwo ari uwo gukumira abantu ngo batishima bashyizemo igisirimba ngo tubyine oya umutekano wari uri ku kintu bita kamera ku kintu bita kamera telefone aho hari umutekano honyine ahandi rwose wariserevuga ko ushaka ukaka amaji 6 ukanywa ariko twagera kuri telefone cyangwa kuri kamera muvande ntago byari byemewe gukamera ntibyari byemewe gufata ifoto ntibyari byemewe mbese umuntu wafashe ifoto cyangwa agafata akaganiro yagafashe umugeni n'umukwe batari bazi ariko umukwe akimara kwinjira n'umugeni ntago byari byemewe gukura telefone yawe mu mufuka ngo ukamere kuko hari abantu bari bashinzwe ko umuntu ugomba gufata telefone agakamera telefone bari buyitware cyangwa se kamera bakagira gute bakayitwara kuko yari amabwiriza yari yatanzwe kubera iki byakozwe gutyo kandi tukarenga tukabona umuhango wose kuri YouTube channel zigera muri 2 reka rero kubera ko uburyo bwo kugira ngo Pastor Mutesi abone uko acuruza ubukwe bwabucuruje kuri YouTube channel yiwe ni iki cyari cyamuteye kwanga ko bafata amafoto ariko we akaza kubishyira kuri YouTube channel ikintu cyatumye Mutesi atemera ko abantu bafata amafoto urabona buriya bukwe bwa Pastor Mutesi ntabwo ari we wenyine ubwikoresheje afite umuryango umugabo aturukamo kandi uriya muryango w'umugabo we ntago abantu benshi bakunda iki ibintu bya social media mu by'ukuri niyo mpamvu bavuze ko hagomba gukoreshwa kamera imwe ya famiye akaba ari ifata amafoto azasigara nka CD y'ubukwe hari hemerewe ikinyamakuru kimwe bita Hara TV na Gira Neza TV nibo bonyine bari bemerewe gufata iki amafoto icyo kinyamakuru cyari cya wa mugore Jack ni cya Jack wa mudivorce ako se divorce bite wowe ijambo rya divorce kandi noneho Hara TV nkwereke Hara TV Hara TV nayo yafashe amashusho mbere yuko umukwe n'umugeni aza wabyumvisha ko nayo itigeze ifata ceremony bari kwambikana impeta cyangwa batanga impano nayo se barayambikanye uretse se bambikanye impeta nyine impeta yo gusaba ino ya fiançailles rero na Hara TV nawe yari yemeye gufata ibindi byose biri kuhabera ariko umukwe n'umugeni baza stop abemeye kongera gufata nyuma nigira neza TV yonyine kuko famiye ya Fredina itakunze ibintu bya kamera ntago bakunda ibintu bya social media rero mu gihe bari babisabye umukazana wabo nk'abantu batabikunda Mutesi yagombaga kubahiriza iki icyemezo cyavuye muri famiye y'umugabo we cyari icyemezo cyavuye cyari icyemezo rwose dukize no ubuzima busanzwe abantu badakunda itangazamakuru pe kubw'umutekano w'akazi bakora kubw'umutekano w'ibintu byabo ntago bagira gute ntago bakunze kugaragara muri social media utekereza ko nta bundi buryo bwari kwifashishwa ariko hatajemo kwaka abantu amatelefoni gushyira hayo mategeko asa nk'akakaye kandi abantu bakaba bakumva cyane ko abasa nk'abatavuga rumwe na Pastor Mutesi bari bahejwe gutumirwa muri ubwo bukwe
ngo wahambonye mbo ariko uva nkubwire Ezekiel Pastor Claude warahamubonye mbo bashaka kuba kuko ntabwo ndishuwa neza niba mutaratumiwe ahubwo mukanga kuza kuko ntabwo namenya ngo watumiwe n'uyu utaratumiwe n'uyu hari ahantu narindi mvuga ko kuwa ku cyumweru nzabuzamo baragutumiye buretse gato hari ahantu hari narindi hari muri Bingaro mvuga ko ku cyumweru nzabuzamo barambwira ati uramutse uhatinye uhageze ati hazaba hari security ati mu bantu bari ku rutonde rwo guterurwa n'amabounce ati ni wowe ndakuburiye kandi wabimbwiraga yakubwiza gukuri reka nkubwire ubundi mureke mbabwire twese ubundi turabizi ubukwe butahwa n'umwanzi n'umukunzi ariko nanone mu gutumira abantu iyo umuntu afite ubukwe atumira abashaka Mutesi bira yatumiye abashaka kandi ntabwo twayimuze kimwe no kurangira umunsi nabukoze nzatumira abashaka bisobanuye ko nawe utazantumira se oya nibyo ndi kukubwira shaka kumvikanisha ari kuvuga ati nge ntiyantumiye hari abataratumiwe nibyo ndi kukubwira nti umuntu yagiye gukora ubukwe atumira abashaka ariko ubukwe nanone bugatahwa n'umwanzi n'umukunzi none se iyo ukiza bari kugusubiza Ezekiel ntabwo nzi impamvu niba impamvu utaje wenda ari uko watumiye cyangwa utaratumiye yanjye impamvu ntaje ntanazaza nuko amakuru mfite ari uko nashyiriweho abose bazaguterura nashyiriweho impapuro zo kunterura ayo makuru se ubwarizewe cyangwa ni ibihuha nanjye ntabwo igituma nyizera nuko ni nyir'ubwite wabikwibwiriye igituma nyizera nuko nyir'ubwite yaramborotse okay icyo ni ikimenyetso kikwereka ko atagushaka mu bintu bye kuko abaye ataramborotse none se abatamborotse bose bo yaratumiye rega ntabwo mbizi hasibiye ntabwo abatumiye oya nitujya ku uyu nguyu ni umuhungu we niko bagitinga bagitinga ko ari umuhungu we abana ba Pastor Mutesi ni benshi ariko ntabwo bari guhabwa invitation nanone watumira umwana mu bukwe umwana arizana mu bukwe abari iwabo ahubwo kuba bano bataragiye ahubwo bazasorana umubyeyi impamvu bataje mu bukwe bw'umubyeyi wabo wenda nkanjye bategura ibisobanuro hafi aho nkanjye Apostle ibisobanuro byo guha umubyeyi impamvu mutitabira ibirori bye kuko nta mubyeyi utumira umwana nkanjye nicyo kintu nibaza nta mubyeyi utumira umwana aza abari iwabo ahubwo akagaragara no mu mirimo twikomereze Apostle utaha ubu bukwe yego uri mu bantu batumiwe cyangwa wagiye ugiye kuvumba aho yandi mu bantu batumiwe uhabwa invitation yes nahawe n'impano kimenyetso cyerekana ko natumiwe ntitumiye nuko nanahawe n'impano ku rutonde rw'abantu bahawe impano narindimo turaza kukagera ko ntitumiye turaza kukagera kuko bivugwa ko mu bantu bose bari muri ubwo bukwe hagezweho umwanya w'impano uri mu bantu bagiye guhabwa impano ngo kubera imbaraga zikurimo zitari imbaraga ngo z'umucyo ngo impano yakirira mu mwijima abantu yakiriye mu mwijima umuriro ngo wagiye turabisubiramo nitubigeraho ubwo ngo turaza kuhagera turabishyiraho umuki ibyo bintu ahubwo rero amakuru aturukayo avugwa ko hari abatangiye hari abafunzwe hari n'abafunze inguni ngo mu bafunze inguni harimo witwa ngo Apostle Mutabazi wari ufunze inguni ngo n'umudiaspora wari waje kugira ndibaza ubukwe bwa Pastor Mutesi habaye ikintu cyo kwasambanira byagenze gute mbo mana nyagasani iriya sare bakoremo ubukwe ni sare nini cyane ni sare nziza Apotre Mutabazi yaje muri ubwo bukwe koko nibyo naramubonye pe yinjira yambaye n'agafurari gutya n'ahantu bamwicaje naramubonye ariko ibyo kuvuga ngo yarahasambaniye umbwira ukuntu nawe umureke mbabwira ka abantu habaye YouTubers mwabaye mute ni gute abantu bashaka ko bari mu bukwe bakanasambaniramo koko ibyo namwe mu bisobanuro bafunze inguni oya rwose abantu bagiye bareka kubeshya rwose ibintu bagiye bareka kubeshya ndashyiraho umucyo Apotre Mutabazi yatashye ubukwe nk'abandi bamwicaza kuri table y'icyubahiro nk'abandi ibyo mu diaspora ngo bafunganye inguni ntabyo nigeze mbona Apotre Mutabazi yatashye ubukwe nk'abandi yiseriva nk'abandi ataha ubukwe burangiye nk'abandi ubwiyo nguni rero yafungiye aho ngaho ibyo bintu ntabwo binashoboka rwose abantu bagiye bareka guharabika ni ukubeshya rwose bivugwa ko hari aba ex ba Pastor Mutesi yego harimo ngo n'umugabo we mukuru witwa nde ngo batashye ubwo bukwe witwa nde si ngombwa kuvuga amazina ye ngiye abagabo ba Mutesi ntabwo mbazi ba mbere ariko ngo batashye ubwo bukwe mu ba ex bari bahagarariwe n'umu ex uheruka mbere yuko Fredina akandakiramo witwa Bishop Gerard binavugwa yuko ngo mu ba ex bagenewe impano uyu Bishop
ntarimo nyamara bararenga baramugusimbuza uragenda uba ari wowe ufata impano n'umuriro ukugendaniraho ngo nk'ikimenyetso cy'uko iyo mpano itari iyawe bivuze gute aposo katubwira abantu badukurikiye Bishop Gerard yari mu bukwe koko ntabwo mbihakana yari yicaye no kuri tebo y'icyubahiro hayi tebo niho yarari yanagiye nasengera ceremony mo hagati nkuko bamwiyambaje yego tugeze mu gihe cy'impano koko Bishop Gerard nta mpano bamuhaye ariko amakuru avugwa ko ngo impano yari bwakirire hariya bwarakeye bayimusangisha mu rugo abantu bayakiriye rwose urumva ngewe rero ntabwo nigeze mbona Bishop Gerard muri sare bamuhamagara ngo nazagire gute yakira impano ku buryo harimo n'abantu bagiye babishije bavuga ati Pastor Mutesi Gerard yari nk'umubyeyi we ese kuko batanze impano mu byiciro bibiri impano bayimusangishije mu rugo utuje ayo makuru nayo ndayatanga ariko nibyo numvishe byavuzwe na Claude yavuzwe na Claude mujye kwikaze TV Rwanda murabitirwa impano yahawe ubukwe bwaraye bushoje ceceka se nyine wumve noneho batanze impano kubera impano nyinshi zari zihari zirenga magana 200 gutyo na 100 batanze impano mu byiciro bibiri batanze impano mu byiciro bibiri ngewe bampaye impano mu cyiciro cya mbere bayiguha nkande baramamagara ati tugiye gutanga bageze ku cyiciro kwanza tugende buretse we guhabwa impano na Pastor Mutesi wayihaye nkande wayihawe nk'umuntu muhuje igikomere mwafatanyije kwihangana wayihawe nka nyina wabo wayihawe nka nyirasenge wayihawe nayihawe no kuvuga ngo nge nayihawe mu cyiciro oya nayihawe mu cyiciro cy'abantu basenge bafashe Pastor Mutesi gusenga kuko bagiye bavuga ati umuryango urabihakanye se wari uhari reka twigendere buretse twigendere hoye umva nkubwire ndaza kumenya niba mwebwe byari ibyiciro buretse gato ndaza kumenya impamvu hagenwe impano z'abafashije Pastor Mutesi gusenga ni hanagenerwa impano z'abapinze ubukwe bwa Pastor Mutesi ni hanagenwe n'impano zacu nkatwe abantu bavuga ngo MC urumva MC murabona umusangiza w'amagambo afite ukuntu ari kuryoshya ibirori none Mutesi urumva nta mikoro yari afite akavuga ati turahama tugeze kuri aposo nyanaka ati rwose katambuka mu byishimo ati uri umukozi w'Imana nawe wamufashije gusenga tambuka ushyikira impano MC urumva niwe waryoshyaga ibirori ndagenda impano ndayishyikira maze kwishyikira nteye intambwe ebyiri gutya ndi gusubiraho umuriro buragiye ubwo mpita ndahagarara nyine cyakora hashize nk'amasegonda nk'icumi umuriro uhita ugaruka mpita nyine nkomeza urugendo njya kwicara urumva ubwo se ntago byashakaga kugira ngo bari ube igitambo cy'ubwo bukwe buriya igitambo gutese koko umuriro ugiye se umuriro ukangendera igitambo ubwo se iyugwa ngwishwa n'iki se ubwo isi ngiye wari kugwa ngiye nyine ugwishwa n'iki urutonde rw'abahaguye bakanasenga none se ko abo ngabo baguye umuriro uhari ko abo baguye umuriro uhari bari kureba se abo baguye umuriro uhari bari kureba abo bazize ahubwo ngo wewe wari gupfa Karaka ntabwo ari gupfa mu izina rya Yesu urumva ikintu cyatumye umuriro ugenda hariya abantu badukurikiye nta gapotre ruzina ndi umurozi sinigeze nanaroga sinzanaroga mu izina rya Yesu uyu ni umwaka wa 10 maze nkorera Imana ndi umutambyi w'Imana hariya mwiriya sare hari iyo uburiwe uba warabumpaye kuko duhura wenze kunkura amatwi wari kuntwara neza ukabumpa urumva uyu ni umwaka wa 10 maze nkorera Imana hariya mwiriya sare harimo ibikoresho bya electronique byinshi harimo ibyabaye musi by'imiziki noneho hari n'ikimashini bazanye kinini gikora kawa kubera ko nabwiye ko imvura ari kugwa abantu banywa kawa bagira gute rero birashoboka ko ari nka fizible wenda yasose kuko nta nubwo ari n'ibintu byanatinze rwose pe ni ibintu byo n'amasegonda nk'atanu abantu bakuririje ngo ni iminota 2 ntabwo bishoboka igasota ari wowe ugezweho kimwe nuko yari gusota ari n'undi ugezweho wenda yasose ari ngiye ugezweho ariko yanasota hari hagezweho n'undi bahamagaye n'undi rero ntago ari ikibazo cy'imyuka mibi kuko nta abageni ubwo ngo byafashe mu masava niko amakuru nyuma yatangajwe avuga ariko mu by'ukuri nandi muri sare uwo murozi ahurira he na Pastor Claude Pastor Claude ari wagitinze inkuru z'umurozi kuki wowe nawe arimwe kandi mwagarutse mukadukina agakino ko gusimbukana kandi nkubwirukanye na Pastor Claude yewe nabyumvise uko yakuvuyemo nanjye nabyumvishe mu kiganiro Claude yakoze niho nanjye nakuye ayo makuru yuko ngo Gerard bamushyira impano mu gitondo nogera numva ko hari umurozi wari muri Bradishawa n'ubundi ngo wakurikiranye Mutesi muri dote nabyumvishe nanjye mu kiganiro Claude yakoze naho nanjye ayo makuru nagize gute ndayavanye
rero ariko njyewe nari ndi muri sale pe sinigeze mbona mama Sava agwa kubera iriya sale ni nini cyane iriya sale umuntu uri mu nguni yo hirya ntabwo ushaka kubona uri mu nguni yindi yo hirya ni nini rero abantu bari begeranye ubwo na mama Sava kuko mama Sava yari yambariye umugeni urumva bari hafi y'umugeni kandi twebwe twari turi mu bice by'inyuma sinigeze ngiye mubona agwa hari n'abavuze ngo hari n'undi muntu wo muri famille ya Fredina ngo bari kwinjira nabwo kumwe avuga ati bakwe baraje nawe ngo wageze mu muryango aragwa nawe ntabwo namubonye nabyumvishe gutyo kuri ya sare nini cyane ntabwo wapfa kumenya ibintu biri kubera iriya cyangwa biri kubera kire kugize gute ubyegereye none se koko uko wari uhari wumvise nayo makuru wabonaga hari ibimenyetso bigaragaza ko ubukwe burimo abarozi gusa dukurikije ko shitani atishimira ubukwe kandi akaba nta bukwe bugiye butaha butagezwe intorezo nubwo atabara ubukwe bwa Pastor Mutesi ari n'ubwundi wese ubukwe burarwanywa kandi ntabwo abantu babishimiye bose mu by'ukuri ko umuntu yagira ibyiza icyo rero kinyereka ko hashobora gutegurwa umugambi mubi wabatishimira Mutesi cyangwa na Satani waherekera umurwanya nawe kumurwanya nubwo atabona ubwa Pastor Mutesi nawe nubwo wakoze ubukwe hano harimo abantu mu nkurikiye mwagiye mukoze ubukwe ntabwo ubukwe nyirizina bugenda neza 100% Satani atabanje guhaguruka ngo agire utuntu atangira kugenda acomekamo ahubwo Mutesi impamvu bari kuvugaho cyane nuko Mutesi ari umusitari akantu kose kaba bagahanze ijisho n'isazi yaguruka ngo hagurutse nk'isazi akantu kose bagahanze ijisho kuba ikintu umusitari ariko ibintu byabaye mu bukwe bwa Mutesi ni ibintu bisanzwe ni nk'ibya n'ubundi mu yandi makwe kuba umuntu yanyerera akagwa kuba umuntu yaba ari kwihuta gufata ikintu wenda agakubitana n'undi wenda kuba watera intebe nabi wenda ikabi iraguye ni ibintu bisanzwe byaba n'ahandi reka twigire guhabwa impano ariko gatoya kubera iki bivugwa ko abari biganje mu bukwe bwa Pastor Mutesi ari ababyeyi badivorosheje akose ijambo divorce urayikunda Ezekiyesha urayikunda aha reka nkubwire cyangwa reka ndikosore nkoreshe abantu basenye ingo iyo uri umucuruzi iyo uri umucuruzi Ezekiye inshuti zawe nyinshi ugira abariza abacuruzi iyo uri umunyonzi inshuti nyinshi ugira n'abanyonzi bagenzi bawe iyo uri mu divorce inshuti nyinshi ugira kubitewe nyine n'igika nshaka kukumvisha ko urukundo rushingiye ku cyiciro urimo nk'ubundi umushumba abantu benshi turi inshuti n'abakozi b'Imana ntabwo wasangana n'abacuruzi oya none se abacuruzi duhurira hehe none aba YouTuber nibo benshi duhura nyine nibo wasanga kuko ni hombe ni inshuti zanjye kwako nimwe twirirwana noneho ikindi Mutesi rero impamvu ubukwe bwe haleluya bwatashykwemo n'abari abantu bafite kiriya gikomere nuko aribo bantu nyine yisangagamo cyane kuko nawe aricyo cyiciro yari arimo naho ubundi kuba abantu natwe twari dufite gahunda zo kumutahira ubukwe ariko muri buriya bukwe harimo n'abantu bubatse ko natwe twari kubanza tugasenya kugira hari n'abantu bubatse amafamiye yari arimo abagore n'abagabo bari barimo ahubwo we nuko uvuze ati igice kimwe cyari kirimo ni abantu b'abadivorce nyine nabo bari barimo nk'umubyeyi bayambariye Jackie yari arimo cyane bikomeye ntago yabura reba mama Sava hari umugabo afite ngahora Jackie hari uwo afite wowe bari mu ibara ry'abantu badafite abagabo Apostle Mutabazi nta mugore afite Gerard twikomereze none ureba muri sare nimwe abantu igihumbi ukuntu muhambaye Pastor Claude waririmbye inshuro nyinshi kari musaza wa Pastor Mutesi kubera ikosa gusa ryo kuba afite urugo yahejwe kugera muri ubwo bukwe ariko nyagasani Ezekiyeli wagiye kwa Pastor Mutesi tugasangira ishuri irenze imwe kubera ko nubatse ariko Ezekiyeli ko ndi kumva ya myuka itangiye kugufata turabigira dute turabicumisha kwiga harimo abantu benshi bari mariye benshi bari mariye bari barimo ahubwo abo ngabo nuko arabuze nose muri sare rimwe abantu igihumbi bose n'abadivorce noneho yambariye n'abakobwa bangahe bakobwa bane ububatsemo ninde bakobwa se babubatse yambariwe n'amafaze 4 harimo faze y'abamama bakuze faze y'abajene mama abandi faze y'abantu b'utuyumbo n'abafiye doneri n'abakobwa nyine bano tuno dukobwa duto two myaka nka 20 abakobwa b'amasugi se amasugi nyamasugi nko bambariye mute
bambura Mutesi none ntayo neza ubwo yambariwe n'amasugi we yari si isugi se Pastor Mutesi ni isugi yego da ni isugi imbere ya Ferdinand nanjye ndiyo da none ariko Pastor Mutesi ni isugi ndi isugi da none se nyereka umugabo uri kunsugira aho ngaho ari hehe se nubwo ari nyereka umugabo uri kunsugira kugira ushinje ko ntari isugi noneho sasa ndi isugi Pastor Mutesi ni isugi imbere ya Ferdinand amen ubundi ariko guhera ku cyumweru ntabwo tuzongera kumwita ko ari isugi ngo kuhigima urabizi neza mujye muvuga amakuru muzi mujye muhagarara ku makuru muzi ikomereze twe turi kwiganirira kandi twirinde rwose gukora amakosa muri iki kiganiro yego pe kuko twanagisengeye gutuma aposo atazasubira gutaha ubukwe ahubwo yabibabaje tumukoresheje ikosa rituma ntazongera gutaha ajya muri dote ariko resebusiyo iriya religiyo yo kugira nyiburemo n'amakanzu n'aya makanzu muri romantique dine hari aho turiteguye bakaba y'imituku turabera gusatira amakuru ndimo ndakandagiraho avuga ko umuhango w'ubukwe noneho nyirizina uzaba mu buryo bubiri kandi ukabera ahantu habiri hatandukanye ko bizagenda gutapo mbonge wa makuru ufite nta yandarenze kuri ya invitation imeze Deraiti Hotel hari marinani reception izabera kuri Deraiti Hotel saa 8 saa 9 ariko saa 4 z'ijoro hari ikindi bita romantic dinner cyangwa se after party wenda niko twabyita saa 4 z'ijoro ariko noneho kuyikandagiramo kuba wambaye umwenda w'umutuku ku mugore cyangwa umweru nibara rimwe ku mugabo umukara cyangwa umweru nuko bimeze muri iryo joro ry'urukundo saa 4 nuko abantu bazaba bambaye ariko buri wese ashobora kuzaba afite uwo bari kumwe ntabwo byanditse kuri invitation none se niba ari ijoro ry'urukundo romantic ntawe uzabijyamo uzaba uri kumwe nande Amese ngiye kuba ndijyanye bivuje ko nta rukundo mfite. Oya Pastor Mutesi azaba ari kumwe n'umugabo we. Aya ntago byanditseho Fred. Wowe wa Fred mukazajyana. Nta muntu ntago byanditseho ngo ntago umuntu wenyine kandi umuntu nta muntu ajyana Damuru. ntago byanditseho tuzajyane. Mutesi mwimubeshyira ntago handitseho ko ari amakupura agomba kujyayo. Tuzajyane. Tuzajya. Nese twese ko dutume twabuzwa n'iki kujyayo. Nkugiriye agahinda. Agahinda k'ikisi. Ku buryo abandi bazaba bari mu rukundo. Bari kumwe n'abasheri babo. Wowe uraho. Oya sha ntabwo nake. Nibi fanta bya koka. Ararara niki kikubwira ko ari fantasy. Yego ra. Iki kubwira ko ari fanta. Agasembuye karimibanga karimibanga apana fantasy bari kujya bakora hariya ne zifite habaye hari Bavaria na Divai hakaba hari Divai n'indi ntago mbizi pe amakuru hariya sinyaze ntago ndishinzwe gutegura ntago ngiye ushinzwe gutegura menu ya hariya reka twikomereze ndagaruka kuri uyu mwene data Bishop Gerard yego Mugisha wakomojeho uvuga yuko impano ye yayisangishijwe uyu mugabo ni umwe mu bantu bamenyekanye cyane bamenyekanishijwe no gusaba imbabazi Pastor Mutesi kuva uwo munsi batangirana projet zisa n'urukundo aza no guhabwa bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko Bishop Gerard ahawe ubutwari ubu butwari yahawe inkoni ahabwa ingofero yego awera ku nkongoro arya n'akabombo yego muri uyu muhango w'ubukwe muri kudusakuriza ureka kudusakuriza kugeza aho biryoshye muri uyu muhango w'ubukwe Pastor Mutesi hari uwo yaba yarambitse ingofero akamuha inkoni nk'ibyo yahaye Bishop Gerard cyangwa ntago byabaye muri uriya muhango uretse se kubikorera sebukwe hari ubundi muntu muri dote bakorera bene biriya bintu ntawe uretse sebukwe ni gukorerwa iriya mihango n'ubundi uretse igikombe yahaye umugabo we
kishimwe muri make nicyo kintu gisa naho kidasanzwe cyabonetse mwa buriya bukwe ntabwo yaba ariyo mpamvu yaba yaratumye Bishop Gerard adahabwa impano ku karubanda kubera ibyo yari yarakorewe mbohoya ni ukuvuga ngo uriya mubyeyi Pastor Mutesi agira umuteguro uriya mubyeyi Pastor Mutesi agira umuteguro kuko mu bantu bakiriye impano muri sale ntabwo Bishop Gerard yahawe impano habe mu cyiciro cya mbere habe no mu cya kabiri ariko nk'uko nababwiye ngo mu kiganiro Claude yakoze bazana mu minsi yakomeje gushyira mu majwi igenda aje nze muhamagare urumva hoya biri kinariho kuri ntuza ye ndumva ndi bumwihamagare kuri ntuza ye kinariho ndumva ndi bumwihamagarire kamuhamagare nta kibazo y'amahirwe arayitaba kiriho rwose ibyo nshaka kumubaza biriho no kuri iyi mpano Bishop Gerard ataherewe ku karubanda biriho bavuga ko ngo bukeye ngo Mutesi yohereje intumwa ngo ikajyana Pastor Mushumba ngo hamagara ndi mu kigaro na Apostle Rosine ndakwiyama ihangane w'inyiyama uremewe ndakubwiza ukuri hanyuma Rosine mubwire ko ari igishubaziko ni igishubaziko arabyemera ariko ntabwo yabihakana ngo ndi igishubaziko ariko Mushumba ari ibibazo nka bitatu nshaka kukubaza nanjye nabaye igishubagabo ariko nyuma yaho Imana wabaye igishubagabo izina ry'igishubaziko ntabwo nemeye ndi kuri iyi kamera mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu tega amatwi Aposo tega amatwi ari kukumva umugabo mwiza umukunda utazamubabaza nk'uwa mbere uzashyigikira umurimo w'Imana umurimo bavuze Noheli na Menagitero bari bavuze ngo bamuhaye impano kwa Pastor Mutesi ngo muri sare kanze negera Apostle Rosine iyo watumye umuriro ubura ariko umuriro niwanjye hari igihe umuriro ubura fizibure yakikubita hanyuma umuriro ukabura byose birashoboka urushinga rwa sota rwagira ibintu nk'ibyo byose rero Noheli na Menagitero abantu ni bagaciro ibyabo ni barutwitsi ndetse mu yandi magambo kuba baramutesera abatumiye mu bukwe yabahaye hiti yo kuza bavuga ibintu biraho bidashinga bitakira nkwamagaye rero uri umwe mu basaza njya mbona binararibonye kandi bakuru uyu unakora n'imihango yo gutanga abageni cyambere mbanje kuguhamagarira ni Bishop Gerard wabanje gukorerwaho imihango isa n'ikorwa ararwaye niba ataragira mu bitaro bya CHK Simbizi banzu nyumva ibyo kuba arwaye ndabigarukaho nyuma Bishop Gerard ni umwe mu bantu bamenyekanye avugwa cyane ubwo yambikwaga ingofero agahabwa inkoni akanywera no ku nkongoro kubera iki mu muhango wo gusaba no gukwa atigeze ahererwa impano ku karubanda ahubwo impano akayisangishwa iwe kera abantu bataramenya agakiza Yesu atarinjira mu mitima y'abantu mu bakera mu basaza mu bakurambere ba kera abaga ibyo bitaga kubandwa biriya rero kuba bizi neza hari icyo bivuze kuri Mutesi na Gerard ku nkongoro n'inkoni n'ingofero biriya hari icyo byari bivuze kiriya gihe hanyuma kuba Gerard atarahawe impano muri reception hariya mu bukwe mu gusaba no gukwa ni nk'uko Ntaganda Papa Darirene atahawe impano Papa Darirene aruhamaza Rosine niba Papa Darirene hari impano yahawe Papa Darirene ninde hariki Papa Darirene ngo ntawazi ninde Papa Darirene yitwa Ntaganda Kalise niwe ngo ntawamuzi ntabwo yari ahari no mu bukwe ntiyari ahari bamwe baravuze ngo yari ahari ariko mu kanya baraza kumva ikiganiro cya Papa Darirene ku Ikaze TV Rwanda ivuga ko yishimira ubukwe bwa Pastor Mutesi mama w'abana ibyo ni ibiti muri bosa mama w'abana urumva ndakumva
hanyuma rero kandi akagaragaza ko n'intwererano yiwe yayicishije ku rubuga yayishyize kuri nimero ya Pastor Mutesi Imana mu mugisha wa mupapa hanyuma akaba yishimira abantu bose batashye ubukwe bwa Pastor Mutesi akabasabira umugisha amen impamvu watatashye ubukwe avuga yuko yari ari mu kazi kenshi kandi gakomeye kandi ajya akora urakazi ndakazi ruse nabi waremewe ndamubwiza ukuri wa musaza aremewe ntabwo ari umusaza nyine bwo ni mu buryo bwo kumwubaha ni umwana w'intare nyine ni mu buryo bwo kumwubaha intare ni umusaza ni umwana we ariko umwana wayo ntabwo ishaje yego ni umwana w'intare ubyarwa n'intare ntabwo ashaje rero ndakumva hanyuma rero akavuga ko yishimiye ubukwe bwa Pastor Mutesi akavuga ko bamutwerereye bose bamubaye hafi Imana ibaha umugisha kandi nanjye yasabiye umugisha amen ibibazo byawe rero cyane ikindi kibazo kubera iki Bishop Gerard yego bimenyekanye yuko ari mu bitaro mbere yuko gusaba no gukwa birangiye agahererwa impano mu rwihisha atareherewe ku karubanda ukaba uvuze ko ari mu bitaro ndetse ashobora kuba yageze CHK abantu ntabwo arajyaho ntabwo mbizi niba yagezeyo ariko icyo ejo yari arwaye ahubwo abafite ni abantu bakeneye nimero yo gushyiraho ka momo kugira ngo kuko nta mugore afite ntafite umutekera igikoma ntafite umugura ibisukari nimero ni 0782 yego 45 85 18 iyo 0782 4 Imana ikibaga umuntu vuba umuntu ukunda Gerard Mugisha barasanga handitseho Sekanabanga Gerard niyo mazina yo kuri momo yaba ari muri ampuru y'urukundo ni uburwayi bwatewe n'iki ko arwaye ari uko Feredina amaze kwambika impeta gukwa akanambika impeta ya fiançailles Pastor Mutesi abikore ku karubanda uyu munsi turi ku munsi wo kuwa kane kandi ubukwe bwabaye ku cyumweru kubera ikibije yararozwe ubundi niba wararebye neza video yo mu gusenga isengesho yasenze ntiryaturutse ku mutima ku ndiba y'Imana bitewe n'uko ubuse wowe yewe hari habuze gataga avuga ngo Mana mbabajwe n'uko barwaye aha twakomeje uri umwe mu bantu bagaragaye muri social media uribuka neza ko twigeze gukorana ikiganiro mbere yuko yiyunga na Mutesi avuga ngo akeneye kurongora Mutesi nta n'isaha byamutwara ngo gutereta Mutesi nta mwanya byamutwara ngo akimubwira ko amukunda ngo yahita amwumva vuba cyane byaterwa n'uburyo ashaka kumurongora mu bundi se wari uzi ko hari isaha byamutwaye uribuka ko ibiganiro tubifite se bihari Bishop Gerard yavuze amagambo ubundi se hari isaha byamutwaye noneho rero umunyarwanda aciye umugani ngakaruta kandi karakata ndakubwiza ukuri urumva wibuke ko Gerard ari umurwayi afite uburwayi ajya kwivuza Faisal afite ikibazo cy'ukuguru urabyibuka neza ko ku Memburo TV yigeze kugaragara niyo ahagaze umwanya muremure cyane bimufata intunze kandi barizi neza ko muri rompuwe kugira ngo isuku yaho igere neza n'ubusitani bigende neza bisaba ko umuhanda uturuka Sopatarade uzamuka peyaje n'uwo ku Muhima bihurira muri rompuwe n'utambika tekinike ubundi se ko ndi kumwe n'uyu mugore wise igishubaziko wamuhuza na Gerard ubu se icyatumye Mutesi atemera wabwirwa n'iki ko Zine yabyemera ngaho Zine burya akunda ashaka umugabo oya Gerard ntabwo nabesheye Zine ashaka umugabo ntashaka akagabo yego ni akagabo Gerard ni umugabo nyine ni umugabo kwipanda ni umugabo w'ibitekerezo ariko ni umugabo iyo umurebye fesi yiwe ni umugabo wibuke ko ari so kuba data se bivuze ko ntabwo ugira ukuri iso ni akagabo koko ni akagabo ubu se niba uzabona umuntu bavuga ati
sha urakagabo ako Bishop Gerard ngenda mwikundira reka aho dusa nk'abarenga urumwe mu bantu nakubwiye ngo Bishop Gerard ni umugabo ariko umugabo agaragara hari igikorwa byinshi bigaragaza umugabo hari igikorwa umuntu akora n'umugore hari akora igikorwa akavuga ngo uri umugabo none se Bishop Korode nako Apotre Pastor Korode yende pastor mwana wa matitire nayo ufite mbaho Pastor Korode ko Bishop Gerard atigeze akora igikorwa cy'abagabo buhibereye ngo bimunanire wabwiwe n'iki nuko atari umugabo Gerard ni umugabo yabyaye abana b'abahungu beza cyane yabyaye ngire mu bitsina byombi urumva cyane Pastor Claude nawe burya avuga ari kuvugana akantu kameze gatese manza umve se niba hari icyo ushaka munazi mbona ndikumva nawe usa nkaho babaye ko umugore yamutwaye Pastor urumwe abantu bari bitezwe gutaha uko bwa Pastor Mutesi wahoraga uvuga yuko ari mushiki wawe naranatumiwe rwose ariko ntumirwa nabi kubera icyo utabutashye ubutumire bwaje nabi nuvuga ngo banza wumve bwaje nabi gute wagira ngo buze bwanyuze kwa Jackie yahawe invitation zimara n'ibyumweru bibiri ntabwo Mutesi yigeze anyandikira nkabwire ngo hari ubutumire nohereje ubutumire nabuhaye witwa Jackie naguhamagara uzamwitabe niwe nahaye invitation bitewe n'akazi kenshi cyane nahuye nako bukura buzi ibyo nari kumwakira nkabyumva neza ku gihe rero Jackie yamamagaye kuri 22 turi mu bukwe bwa Finamu kuko 23 gusaba no gupfa kwa Mutesi bibaho urumva rero ntabwo kuri 22 iryo joro nari guhita ntwara costume muri July 20 Apostle Zine yari kubangorega mujye mumenya ko ari ubukwe bwari burimo abadivorce cyane kurusha abantu bubatse impamvu Pastor Claude atagombaga kubutaha arubatse niyo mpamvu utatumiriwe igihe kwari kugira ngo bagukureho urwiyerurutso kugira ngo hazagaragara impamvu uzavuga yuko ariyo mpamvu utabutashye ariko utambikemo akantu ko watumiwe urubanza rubaveho ese ikiganiro gisohoka kwa Mutesi kugira neza naravuze ngo felicitation Pastor Mutesi Imana iguhaye umuhoza witwa Ferdinand mu urugo ruzaba amakarane ruzabura ubukwe bwo gusezerana imbere y'Imana buri ku cyumweru ku itariki 30 uzabutaha ni habiri buzaba mu buryo bubiri nyine ari reception ari nuza rusenyero ndaruzi ari hotel ya reception ndayizi uzabutaha ko naho utazitwaza ngo bagutumiye imburagihe ntabwo ari Mutesi wazaniye invitation ntabwo ari Mutesi wazaniye invitation none zo baza ubundi wagira ngo Mutesi ayikuzaniye mu wewe yasezeye Sandrina Ferdinand yasezeye Sandrina Mutesi nanjye agomba kunsezera wagiraga egisi none yashyize hanze ukuri ko yasezeye Sandrina nawe Mutesi agomba kugusezera Pastor ko shaka namusezera kuko uburenganzira bwo kuba mushiki we umva kuba yarageneye Imana abandi je ntabwo izina ryanjye birisomwe byumvikane ko tasezeye yego uragomba kubanza kuza kansezera akambwira ko atakiri umukobwa akambwira ko atakiri nakumudivorce akambwira ati rero wabaye umudivorce musaza wanjye none mushiki wawe nanjye nabonye umugabo witwa Ferdinand Muringo arabyumvise ni sawa waramubonye ni naramubonye akasize uko yasezeye Sandrina mu izina rya Ferdinand nanjye azasezera mu izina aze mu Bugesera cyangwa muzahurire kuri hotel y'Imuhanga muzahurire Imuhanga uzahurira kwa Zekeri Kimisagara mwahuriye Imuhanga se nashaka zambere duhure kwa Rosine Imasaka ndakibazo kwa Rosine mu rugo rutagira umugabo ntabwo nabyeme ubwo rutagira umugabo se nta bantu bahagenda ahantu muzajya Pastor tudaciye ku ruhande muramutse mwiriye indege mukajya Kamiruni Pastor Kamiruni rero yego aremewe kandi wafuha ndakubuze kuri aremewe ari hagutumiriye nzi neza ko ubuko wabutaha hasaba amafaranga menshi ese fure kuza kwa pasiteri hari ikibazo turi gusoza Apostle Zine ni umwe mu bantu bavuzweho uburozi barukwerekwa kandi uburozi bw'utubicano imwe nawe ubivugaho yaba ari wowe na Apostle Zine mwakinye iyo diru
ibyo kuroga kwa Apostle Zine nawe mubihuje gute? ubwire Yego. hari abarozi baroga akaba n'abanyamasengesho bakura ayo marozi. Yego. Rozine ni umurozi uruta abarozi bose. Yego, Pastor Claude. Banza wumve se. Yego. Rozine ni umurozi afite imbaraga zimuri Imana yamuhaye z'uburozi buturuka mu ijuru uruta bw'abarozi bo mu isi bose. Niki cyatumye wohereza Apostle Zine kujya kuroga ubukwe bwa Pastor Mutesi? Nuko ugishaka Mutesi bimeze bite? Iyo mvuga ivugwa n'abasazi biruka ku musozi kandi imbere ukaba uri muzima. Ubwo ni se umusazi. Upfa kuba uri data. None se kuba se umubyeyi byaba umusazi kandi none se umubyeyi wigezeyo? Umva mubwire. Umwana yigeze aganira na mugenzi we aravuga ati reka nkubwire ati so yari umugabo. Rozine mubwire hari umuntu uze hari umudiaspora wo muri Suwede umukeneye kandi agomba kuza akamwereka kuri video hano wanjye. Pastor Claude icyo nshaka kukubwira buretse gato icyo nshaka kukubwira umwana yigeze aganirizwa n'umugabo aravuga ati shati so yari imbwa ati yari imbwa bubwa kandi uzagakate none icyiza ati nuko yagusize. Imbwa byari imbwa umuntu akabyara umuntu ubwo nta muntu. Umwana ahubwo yasubije uwo musaza aramubwira ati yari imbwa yego atari ko nuko yasize umwana amusiga mu mbwa ngenzi ze. Noneho rero ubwo rero noneho wari ufashwe n'ibisazi ariko kubw'ijambo ryiza uvuze ubaye umwana muzima. Ndakubwiza ko Pastor reka urushimire. Ibibazo byawe birarangiye ndumva bisa nkaho birangiye. Rozine mubwire yohereza ituro nona kandi umwisi umurozi. No uzi muri mwo nguwo. Uwo nguwo ni umurozi uruta abarozi bo mu isi kuko uburozi bwe buturuka mu ijuru ku Mana bwo gukiza. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Ndagushimiye. Niko aka kanya uri hehe uwo Apostle Zine na Freddy? Ndi Nyamata na Baraka. Freddy wanyara. Okay ngo baraza vuba kuko ngo barashaka kuba ari wowe ubashyingira. Oya. Urakoze. Urakoze. Umwe n'umwana undi n'umubyeyi. Kuki umwimanye? Nibyo ra. Tanga umwana. Oya kugakora abantu z'imana ntuka Nagushimiye. Umwe mu bantu bumvise ibyo Pastor Claude atambukije yego by'umwihariko harimo n'amakuru y'umudiaspora wa Suwede witeguye kukugira ariko Zekiyeri rwose ko narinze ko wakijijwe koko ntagurakira rero baravuga yanjye yagutujishije uyu munsi wa none ndumva kibazo mfite rero y'umudiaspora yaba ari wagutumye kuroga kandi ntamuzi ko wagiye kuguhemba. Ntabwo muzi pe n'ukuri kw'Imana ariko shaba bakomeje kurima ibisinde byinshi bashyiraho ariko hari igihe umudiaspora yakugira yangira te yakurongora ariko noneho mana ubonye yandi makuru baraje avuga ati Apostle Zine yabonye umudiaspora uri mu Suwede wabonye titre y'ikiganiro ni icyo tumva mushobora kunyicira isoko mwebwe mugatuma umuntu wa nyawe ataza uri kumbeshyera ko rero ako nako ni kabi none se ubu urigurisha urigurisha ntabwo nigurisha nyine uri ku isoko ry'igicuruzwa kijya ku isoko ari uko kigurwa mboho ya iyo umuntu ari umukobwa cyangwa ari umusore mu yandi magambo ugiye guseka kuko avuze ngo ndi umukobwa da wa Yesu umukobwa wa Yesu ngewe Yesu agomba kunkosha umukobwa wa Yesu ndi umukobwa wa Yesu agomba kunkosha ariko avuga ngo ndi umugore wande umukobwa wa Yesu agomba kunkosha kuri isugi twikomereze rero iyo umuntu ari wenyine bivuze ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine abantu rero bagambiriye kubesha abantu bonyine sinzi inyungu babifitemo kandi Imana aremye abantu yego turi gusa nk'abagana ku musozo ntabwo turi butinde hari umubyeyi wari witezwe muri ubu bukwe bwa Pastor Mutesi anitegwa nka marene ni umubyeyi witwa Uwanyana Asiya
nawe uherutswe kwerekwa n'umusore witwa Freddy nawe wifuza kuba yamushyira mu mago. Uyu Uwanyana Asiya kubera iki atagaragaye mu bukwe bwa Pastor Mutesi, byatewe n'iki? Ese mu bantu bari bahari yari ahari? Mu bantu bari bahari Asiya ntabwo yari ahari mu bukwe, uretse kututeranja mu kiganiro. Mu bantu bari bari mu bukwe Asiya ntawe nabonye. Yego. Rero kuba ataraje mu bukwe Zikiyeri ni impamvu ze. Bura ntabwo uri buze kumbaza muri iki kiganiro ngo mbaze ngo uyu muntu yari inshuti ya Pastor Mutesi ngo kuki wataje mu bukwe, ngo menye impamvu ataje. Uhindukire ngo mbaze ngo Sabe ko yari inshuti ya Mutesi bakorana ibiganiro ku isindi ko ataje, umenye impamvu ataje. Ko tuvuga Uwanyana Asiya ngo cita ngo kuki ataje, ngo menye impamvu zabo. Rero ntabwo ndi hano kugira ngo menye impamvu ya buri muntu wese wari inshuti ya Mutesi ngo impamvu ataje mu bukwe. Cyane ko Asiya uretse kumubona kuri social media ngewe nta nubwo ndicarana nawe pe, uretse kumenya ko ari umudamu w'inzahuke nkamubona gutyo gusa, ntabwo Asiya ndigera nicarana nawe gutya kuri kamera ngo dukorane ikintu cyangwa tunasuhuzanye. Rero kuba ataraje mu bukwe rwose ni impamvu ze pe, nkuko buri wese agira utamenyana na Asiya. Buriya ni igihe, igihe nicyo kigena ibintu byose. None se kuba maze imyaka ine muri social media ko tumenyanye muri uyu mwaka Ezekiel, kuki mu myaka yindi tutamenyanye? Wagenda gushotora muri comment ukagushotora nkavamo nkagaruka kwiruka ariko nkubonye nakwikuriyeho. Cyakora hari umunsi wagakoze ikiganiro umujinya wose wari ufitiye wantuye umujinya n'inshuro nk'ebyiri. Umujinya wose wari ufitiye warawikokomoye pe, no warakijije. Ubu nta kibazo tubanye neza. Shabu tubanye neza mu izina rya Yesu, nta kibazo cyanjye na Ezekiel gihari. Uyu munsi wa none rero ubu bukwe ukomeje kuvugisha abantu benshi. Harimo abemerewe kubutaha, harimo abatemerewe. N'amarozi ni ibiki? Niba harageragejwe ibintu by'amarozi kandi hakaza inkuru zivuga ko hari abakoreshejwe kugira ngo baroge buno bukwe, twitegura iki mu muhango wo gusezerana no gushyira mu mago ku cyumweru? Icyo kintu rero buri nkuko Mutesi uri umubyeyi uhora ureba kure ategura, buriya mu bintu byatumye atanapfa guhita agaragaza urusengero, buriya ni za mpungenge n'ubundi ahora agirira iki, ahora agirira abantu. Nkuko yagiye mu murenge n'ubundi akabibwira abantu bamwe abandi ntibabimenye. Buriya Mutesi kubera ko ari umuntu uba muri social media, abantu bo muri social media arabazi ko amaze kumenya uko bateye. Rero agenda agerageza gusa n'ushyira ibintu bye ku murongo, ariko agira amakuru amwe n'amwe agenda asa n'uwima abantu akayatanga ku munota wa nyuma. Hamwe rero no gusenga, urabizi ko natangiye ndivuga ko ubukwe buri gihe Satani atishimira ubukwe. N'ubundi ubukwe Satani ari kugambira indi migambi ku ruhande, Mutesi nawe yitegura. Turitega ko byapfa byakira ubukwe bwa Mutesi bugomba kuba kandi bugarangira neza amahoro. Satani we ntago ashobora kubura kwanga kurwanya abantu. Urashobora kuba yarazanye akantu kuriya murozi wakoresha iriya tekinike akabenda yasha no gukoresha iyindi, kuko Shitani agira amayeri menshi. Wenda tuvuge ko bari abantu bagize ikibazo cyo kugwa mu bukwe, hashobora kuboneka wenda se nugira ikindi kibazo runaka, kuko Satani ntabwo yishimira iki ubukwe. Ariko Satani ni umurwanyi ariko si umunesha. Turizera ko ubukwe buzagenda neza, nubwo ibitero bya Satani wenda bitabura. Natwe abantu b'Imana tuhari kugira ngo tubikumire mu izina rya Yesu. Reka ngushimire soreza ahangaha kuko wambwiye ko ufite gahunda zo kujya gusezeranya abantu. Nabwo ni ikindi kiganiro kumva umuntu bitahiriye bivuze neza da, bivuze neza kabisa. Akaba kikomeje icyo ni ikindi tuzakora ubutaha, bwongeye bitampiriye ariko ngenda hesha abandi umugisha mu izina rya Yesu. Mwebwe bibahire, mugende bibahire. Ni byiza kuko ni umuco ukwiriye abakozi b'Imana, kuko ntabwo uri umurozi. Umurozi we niwe uvuga ati nuko nanjye bitampiriye nawe ntugahirwe. Yagenda umuhesha w'umugisha. Ni byinshi bitandukanye tuzagenda tuganira, ariko reka unyemerere dusubikira aha gusa. Hari umudiaspora avuze wo muri Sweden. Harya ni muri Sweden? Ni muri Sweden ariko rubushe ko davuga da. Ariko hari n'undi ushobora kuba uri muri Amerika akandeba akaba yishakira ikizungereza inkabo, ariko narazikira kwiso. Reka poso ngiye byanshimisha mbonye ukurongora uzi kurara wanditse kane uri umuntu wigeze ngwiki ubonye ukurongora ariko ari igitagaza bishyira ndashaka bakurongore. Ugiye kundongora none bakunguka
Ugiye kundongoza ku ngufu? Tanga nimero bakurongore. Kanyitange ni ukuri pe, ngira nimero imwe niba kuri WhatsApp, niyo wampamagaraho ukambona ya 07. Uyifate? Nawe uri umugabo se? Wewe ugomba kurongora Apostle Rosine. Kandi akamurongora ari umuntu ugomba kumushyira mu mago. Oya nibyo bimeze. Nase gwandongora ugiye kunshyirayo. Gusa ubwawe bwo nzabuta, ariko nzabuta n'ukundi nabanje kuvuga. Wabanje kuvuga iki? Uzi ko tugize amahirwe tukabona umuntu ugutereta agatangira muri gahunda zo kugushyira mu maguzi ko content yayibonetse. Content yayibonetse none. Aha muhamagare vuba zo dukore content, mukore content. 078 minani ni 2 0788 94 24 14. Apotre Rosine Nyirandiho kubwayo, Apostle Rosine official niyo channel yanjye. Mugeyo mugende mukore subscribe kuri Apostle Rosine official mushyigikire. Amen. Ikitorerwa ku muntu ufashe ino nimero. Aha. Ni umuntu ufite gahunda yo gutereta bya nyabyo. Ashyira mu mago. Ese ushaka ko amusezeranya ntayifate? Oya ashaka ko n'umusezeranya nabayifati. Nawayifate. Nushaka ko namusezeranya n'aba diaspora ndi kubashingira ariko. Nje sibyo navuze. Navuze ukurongora gusa. Oya n'abashaka ko mbashingira, abashaka ko mbasengera bose bamamaga. Wimvangira. Oka ngaho komeza yerekwa ryawe. Wari tukarongorwa. Ariko uri kundongoza ku ngufu. Keze yazara ezakiye. Gize amahirwe ubwo nakurongoza ku ngufu. Ngahora ese yaza muri iki kiganiro ra. Ariko uzi ubushize tuganira nge nawe ntago wambwiye iby'agahinda kawe kuri channel ntago byibuka. Ari ndi kurira hano. Ari ngo umaze imyaka 8. 9. Ngaho ibaze imyaka 9. Utagira umugabo utarongorwa. Sumva nta gahinda ufite. Cyo ufite agahinda. Ese Imana ishime ko mbonye abantu banyikorera imitwaro n'ukuri. Mugira banyamakuru mugira gutya ngo rongorwa mu izina rya Yesu. Rongorwa mu izina rya Yesu. Ko mutavuga mwebwe mufite ishyari. Rongorwa. Babyakiriye mu izina rya Yesu. Abera niwe mu divorce. Niwe mu divorce ngomoreye. Koko se? Ariko ze kibanza nkunda n'ukuri kw'Imana. Ndagukomoreye. Ariko bwashize warambwiye ati wowe rwose waranitonze, waranirinze, wowe ufite ibintu wategereje Imana yakubwiye. Ko nta urampamagara ngambwire yuko yaguteye inda. Ntabe n'umwe pe. Ko nta urampamagara ngambwire yuko wamuhaye vase. Oya nta n'umwe rwose. Nese ubwo ngubwo genda urongorwa. Amen. Ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Nakagaruka. Amen. Ciao ciao. Murakoze cyane.